agahungu kanjye kambaye imyenda isa gutya kwinjira. Haleluya. Yesu ni mwiza. Amina. Haleluya. Mbere yuko ngira icyo mvugira imbere y'Imana, reka mpamagare umuhungu wanjye w'imfura nawe aze agira icyo avugira imbere y'Imana. Utakageze cyo kugamba mishogara hanga, reka jyeto umwana wanjye azagambe kigamba mishogara hanga. Haleluya. Reka turirimba abakurasi. Reka twishongore akishongoro. Haleluya. Viva Mugusenga. Viva Mugusenga. Viva Mugusenga. Reka tusome muri Yeremiya igice cya 33 umurongo wa 3. Yeremiya sura 30 akagirika 30. Reka dusome mu izina rya Yesu. Wahageze yadutiza. Uhikirayo hada kutwaza shoma. Yeremiya 33 umurongo wa 3. Yeremiya 33 akakashatu. Reka dusome mu izina rya Yesu. Amen. Aravuga ngo ntabaza ndagutabara, mwereke ibikomeye biruhije utabasha kumenya. Amena. Amena. Ijambo riratubwiye ngo naza ndagutabara ngo mwereke ibiruhije bikomeye ngo utabasha kumenya. Ariya uzagenda uri mu bibazo Imana izagutabara. Haleluya. Haleluya. Dore njye jambo nari mbafitiye Imana ibameze. Haleluya. Ngo igiye takwitanga kubigo by'atakubasa kumenya. Amina. Ubundi ugomba gutoza indero umwana akiri muto. Ntabwo sinde ko Yesu umwana wa cyari muto. Umunyarwanda yaravuze ngo umwana wa Samusure avukana isunzu. Umunyarwanda akagira ngo umwana w'iki nazarwa ne akashonza mutwe. Niba uri umuvugabutumwa toza umwana wawe. Nibyo muhurizi yagese umwana icyo kuburira. Niba uri umunyamasengesho toza umwana wawe. Niba uri mushabiye yagese umwana kushaba. Niba uri umuvugishwa toza umwana wawe. Niba uri urugambo yagese umwana w'urugambo. Haleluya. Amen. Niwiga kwiba umwana muri kumwaziba. Kuraye k'ubushuma urekera umwana mugongo ne naza kweba. Haleluya. Amen. Imana imuhumugisha. Yatangiye atubwira ngo biva mu gusenga. Yajyanga ni urugamba kushaba. Kubuhumeka biva mu gusenga. Uko uri kwisi ni urugamba kushaba. Kuba hari icyo wabonye cyo kurya nuko byavuye mu gusenga. Wale icyo kurya mpamvu cyarugamba kushaba. Kuba wambaye uyu mwenda nuko byavuye ku karago. Kubushire nuko ugira kushaba. Kuba wowe n'abawe mwadutse amahoro nuko byavuye mu gusenga. Ewe nikayawe ni mu kubusenge ugira kushaba. Kuba wabonye icyo kurya ukagaburira abana hari ababibuze nuko byavuye mu gusenga. Uko ibyo kurya abandi batabyene bigira kushaba. Haleluya. Amina. Amina. Nta muntu wamara icyumweru atavuze Mana uzandidira ubugingo. Cyari umuntu kubasa kumarisa atagize ngo rango ndindira amagara kandi. Niyo mpamvu biva mu gusenga. Niyo ushobora kurugamba kushaba. Uyu mwuka turi guhumeka uva mu gusenga. Ubwo mwese ko twine ngurugamba kushaba. Hari abamanitse amaguru. Hariho abanyakitanda. Hari abari kuboroga. Hari abandi bacura. Bari kuvuga Mana n'unkura ahantu. Iyo agiye nkonge kuranya hanze ndakusimba. Wowe
y'ubusinge shima imana muri byose simarahanga muri byose kubera ko umunsi ushobora gusa n'undi ariko ibereye muri uwo munsi izona baza kushana n'irindi konka bitakushana cyangwa se ijoro rigasa n'irindi ariko ibereye muri iryo joro ikirani kishana ikindi konka bikanga kushana wowe wabonye ari amahoro mbere imana icyubahiro ibara ry'ubusinge zaranga itinisa haleluya kubera ko iyo tugiye kuryama ko tukuza kushaba hari igihe umuntu abura ibitotsi hari umuntu amuri etiro hari igihe umuntu agerageza kubombeka amaso hari umuntu arakwenda kuyanga hungize ariko mu gitondo hatabaye imbabazi z'imana konka mukashesha atabiraha imbabazi arahanga ariko avuga ati byuka bimara akagira ngo isimuka ntabwo byashoboka kikabasika haleluya ubwo rero nujya ubyuka wowe kuranga umuri mukwemuka ukabona biremeye ukarabyikiriza ujye uvuga mana ndagushima ugambatira hanga nasima webare shimye imana yabanye natwe sinyera hanga ugumye kuba nitwe ntabwo biba byoroshye kikubasika ariko ihabwa icyubahiro ko yatubashishije kugera aha hantu aherwa ikitiza kuba yatubasa kwikahanda icyubahiro kibi cyane ikitimisa kibiki kubera ko imana ni umubyeyi aho kubara hanga n'umuzira tugiye kuvuga ku ijambo twabagamba kika yakunda kuvuga ngo yacyagamba ishuri ry'imana nisohoka ninjire egira ngo shora ntahemo izi saha bamwe bari kubyigana bavuga va mu nzira nigendere mu ishuri izi shema kugira ngo shora nyo ntahemo abandi bari kubyigana bavuga ati va homvemo ubundi ngo ngimukasitame nubona mugenzi wawe ari mu kibazo nimba mwenesha ajya mu kizibu uzirinde kwifatanya n'abakomezi yirinde kwikwatariza n'abanyamahanga hari igihe umuntu agera mu kibazo harimo umuntu ahita mu kizibu hakamara imbaraga z'imana zo kumurengera hatabiriye amani gahanga wo kumuyamba ntihagire ikimurengera nta na kimwe cyaza kumurebaho haleluya hari igihe uba ufite inshuti ariko wine munywani wawe waba uri mu kibazo wawe ujya mu kizibu inshuti yawe ikakubwira ati nguriye munywani wakagira ngo ajye umugongo umurandi kumwe nawe mu mpande niwe ariko yagera aho rukomeye koke kabigumire yagera muri polisi yagira ngo amukome yakumva birakomeye yawe byaguma yakugahaje bitagutunga yahitamo amakuba gusiga akagira ati no nticyari niwe ariko kristo ntazigera karahanga atakugira ngo no kuba ari niwe haleluya umuntu ajya agera aho rukomeye akamanika umuntu akabigumira akagira ati no byarema umuntu iyo ageze mu kibazo yakumva harimo amafaranga amanika amaboko umuntu mu yasaga n'imisanzu akagira ngo no nahandika ati ncyayenda humura yesu araje sore gukamara ndakukora iki umuntu ashobora kukwereka ko aguhetse umuntu natagira ngo akuhekere umva ngutangarize ngo reka kwikirango wowe uhetswe n'umuntu agiye kugushyira wowe yakirwa n'umuntu ariko wowe uhetswe na kristo azakomeza akuhekere guheka mukama wita munakuhekere kugeza no mu rupfu kuhita no mu kufa kwawe umuntu arakubesha umuntu arakubiha pasiteri no mu rupfu tuzajya no mu kufa ko barakuzika no mu tuzika hamwe rupfu tuzagenda ko barakuzika kuzika hamwe ariko yabona umurambo wareba umutungo wawe atinya no kuhagera akatinda no kwija kuzaho umukunda akiri umuntu umuntu mukunda cyahuriye ariko iyo umuntu yarangije ariko umuntu yamakufa iyo umuntu yarangije kugera hariya hantu amaze kwika niyo umugabo wawe murarakubona ari gushira mu byama nawe hamwe ubwawe uramutinya nawe uramutinya haleluya amen amen umuntu ugasanga ari kukubesha umuntu akashaka nakubira cyangwa no mu rupfu tuzajya mwako barakuzikana tuzika hamwe n'umwana wanjye nkunda cyane sinajya n'umwana wanjye wo naze tikagenda nawe namubwira ati bayi kagira ati babayi aheza ni mu ijuru aharungi nahiguru kuri wa tata haleluya amen 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 ariko kristo ariko mukama wetu no mu rupfu muragenda no mu kufa mugenda neza hari umuntu umwe hari umuntu umwe w'umukobwa ubishye yigeze gupfisha akapfisisha arangije aravuga yaje yagamba ngo njyewe papa muranzikana yaje ati tata ni munzika njyewe papa muranzikana tamunzika tugenda hamwe ararira ye yara ararira yakaba ararira yakaba aravuga nuransiga ajya kunziga kubera ko ari umuntu akubona umuntu aravuga nuransiga ajya kunziga barangije bahereze bagiye kumushyiramo bagiye kumutekamo aba yikubise mu cyobo yaga mukina bajya kumukuramo bamwihayo bamuzikane na yajya data kumuzika na tata barangije bahereze ubwa kabiri arongera aramucika umwaka yaba aravuga yagamo arongera ajyamo yazamo pasiteri aravuga
bose yagira oke akunze se yakundishe mumureke muzirikane na se abanya bateruye seke aravuga ati mumbabarire pemo musasire ndugemo kubera ko ari umuntu akuba n'umuntu. haleluya Amen. muririmba araririmba ngo aririmbiye abantu barabahemukira amushongoza akishongora ngo abo kwisiga umuntu bakorera leta bakubikiriza ngo ndetse babahanga amaso bakabakoza isoni ntabwo babatumbura amisho batiya bakabashwaza. haleluya amina Amen. mukiringira umwana w'umuntu ubu ngubu ngira umwana w'umugabo nubwo yaba ari umugore wawe n'ubu akaba ari mucyara wawe nubwo yaba ari umwana n'ubu wawe akaba ari umwana wawe harahagera agahinduka ari wakwika akahinduka harahagera akakwereka ko utanamubyara akakwereka ari kwika akagira ngo tukanzara harahagera akakwereka ko atari umugabo wawe akakwereka ngo tujye gushyira hamwe akakwereka ko ari umwana wawe akagira ngo n'umwana wundi yakoza hehe akakwereka ko mutavuka akwereka ko nimo kuzava hamwe kubera ko ari umuntu akuba n'umuntu. haleluya Amen. yesu kristo Yesu mukama wetu igihe yari ari ku ndogobe Yesu ubwo yabajya ahandogoya bashashe imyambaro myiza bakara ingoyi nonji imyambaro myiza y'ibiciro ingoyi nonji ikintu cyiza gishoboka ikintu kirungi icyo gihe barakizanye cyona bakakireba baravuga ngo hahirwa umwami uje wagira ngo ari n'umugisha umukama yiza wo mu izina rya wo mu yesu izina rya mukama ngo wetu hoziyana oziya ngo singizwa kuki ngo ariko bukeye konka ko bwasheshire ngo barahinduka bacuka ngo baravuga ati bagira mukuru wa cya gisambo muyoboye cuma cya gisambo kirara kidutoborera cuma cya kirya kiratwiba cya gisambo kirara kiratwita kikatubura cya ubusinzi gisambo kidukamirije cya kintu kidudumirenge gisambo kidufatira ibisu twatiriwe kikabyiba baravuga ati nabambwe abagira ngo agwa bambwe muri cuma mutubohereze baraba mweho barabaha umushahara w'umuteko Yesu. haleluya Amen. baraba yari igisambo azwi baraba kandi umushuma we naramanyika mu mahanga yarazwi byose mu isi yose enseni kandi mumenya yarazwi muri icyo gice akana amanya umucwe kecu ariko barangije baravuga koko ko bahereze ngo nibamukureho bajya mwamushara ari igisambo nubwo ari icuma ariko we yita umwami w'abantu koko nabamara ngo umukama wakama nibamukureho bamwireho tuzemera dupfe tukiza tufe tuzemera batwice tukiza twite ariko babamba umwami koko w'abantu bahanike umukama witu abahindutse yesu se abamwindukire si babandi yirirwanaga nabo ababe naho imigati si babandi yakizaga abo yabere nakorera barangije baravuga ati nakora iki yagira ati nabambwe bamubambe. haleluya Amen. yesu niwe nshuti nziza Yesu niwe munyanyamuro no mu rupfu muragenda no mu gupfa ntimuzayo. haleluya Amen. imana itugirire neza Natugire atugisha natangiye nkubwira nataka rugambati ishuri ry'imana nisohokanye yagira ati iyo kushoma kwa rahanga nishohora ntahemo nicaye hano sitabiraha nagiye kubona mbona abantu bamwe bari ku minzani naza kwitegeranira abantu bamwe bandi bapimwa. haleluya Amen. amina Amen. umuri umunzani uriho humura umunzani uko uriho wowe gira gushitsa ibiro gusa wowe emera ibiro bike. haleluya Amen. uririmbye araririmba mushobozi yagira ibyo byose nzabinyuramo nibyo gakubira bamwe kuko gushaka na yesu yabinyuzemo hakubona mukama w'utakara bari gushaka hari aho yageze aho yahekire bitewe n'umubabaro ahabwo kusasa bitewe n'umurindi ahabwo kuriwe aho umwana arira nyina aho umwana kabanye natahurira aravuga ati data yagira ati tati niba bishoboka ko kikora abasiki igikombe kimwe igikopo cy'indabo nuko yarababaye akuba nashaje ruriya rwarubwira urugero kiriya cyari kiwureberaho kugira ngo natwe twanga nitunyura nitwe twayikaho wibuke ko na yesu kwishika yuko yagira umushara w'abasasire. haleluya Amen. imana itugirire yanga neza atugisha wowe ubereye mugenzi wawe umunzani ibubereye mwendesho umunzani uramenye kibyariwe. haleluya Amen. hari umugabo umwe ari umushishomu yari umukozi w'imana mu rusengero akandi umukozi waranga mu kanisa hari undi mumama umwe nawe yari umudiyakoni akandi mu cyara nawe akadikoni uwo mudiyakoni yari yitwa sipesiyosi uwo mudikoni akari sipesiyoza uwo mudiyakoni yari yarifuje uwo mupapa yari perezida ubwo mudikoni akayitengera umushijogwe abona ko gahunda ze zitashoboka kuri we yarapurukana gusa kuba asikariwe arangije aravuga ngo ko yaheze yagira reka muhimbire ibinyoma
reka murongo reka abantu mubehere bazi guhimbira abandi reka ibinyoma mubehere bakabisiga n'amavuta yabiha yatamasha bagashiramo n'umunyu. n'umunyu yatamo Haleluya. Amen. Imana itugirire neza. Sanga tusasi Noneho bueno icyo gihe Specioza ikirongo speciosa ahamagaza komite y'urusengero yayo turukiko rw'akanisa aravuga njyewe rero yaje ati bueno nabonye uriya muntu karamushijoku ari perezida w'icyumba nubwo ari cy'amasengesho chairman w'abashabiri ari gusambana ntashambana ni ukuri kw'Imana amazima ararahira yarahira ararahira yakomba ipasi umugabo biramurenga gusha umugabo byamushobora baramuhagarika gusha bwamwemerera Imana iza kumubwira ati arahanga jya mu yirangira masengesho y'iminsi itatu zo mu kushaba agiye mu kurusha masengesho y'iminsi itatu wajya mu kushaba agiye kurusha kubona wagiye kureba abona hano mu gikuta yari hano hakisenge ahangaha hejuru hejuru abona hari hakisenge umunzani yari hari umunzani maze yumva ijwi riri kumubwira yari ari kumugira jya kwa uriya munzani urakuza umunzani yumvishije ijwi yarurira aho kwa uzamukaho ayatemba arangije apima ibiro yazakira ageza muri 60 yagira kaga n'ibindi ntiyashitse ibiro ntashyize kure arangije yumva ijwi riri yarinda kumubwira ko byamugira ngo uriya ni Specioza uhagaze reba uriya ni speciosa mbere k'umuntu Haleluya. amen uramenye ntukabere mugenzi wawe Specioza uramenye itarebera mwene sho speciosa hano twaje kumva ijambo ry'Imana hano twizera kuri ikigambo cya rahanga ijambo ry'Imana riravuga ngo abarushe n'abaremerewe ikigambo nimusange cya rahanga kigenga abariye n'abamerwa mu isharinge umuririmbyi araririmba ngo rinda neza ururimi rwawe abamwisha ngo yagira ngo ku rurimi rwawe kuko arirwo ruzagutunga ako ururimi rwawe rwariza gutunga mu biro uramenye bw'ubwenge urinde ikirenge cyawe ahera h'Imana niyo rinda kigera icyaha ariko ararahanga ahangaha ni ahera hano hari kwera ntabwo ari aho kwa pasiteri ta pasiteri ntabwo ari aho kwa muririmbyi ta mwishongozi ntabwo ari aho kwa mudiyakoni ta dikoni ahangaha ni ahera aha hari kwera harahanga ngo rero nugera mu nzu y'Imana wowe kureka mu gihe harahanga urinde ikirenge cyawe rero ikigero cyawe Imana itugirire neza kama tugirire nabonye dukererwa cyane naga turi kukerwa mu nigeze kugira iyerekwa kaza mu kushukurugwa iyo twapanze ngo turasenga saa 3 n'igice kwapanga no kushaba shasha turiceka marayika araza marayika naisha marayika w'Imana araza marayika arahanga naisha akavuga akagira akicara akasitama akavuga mana akagira rahanga wanjye runaka yahageze umugirire neza nakayakaho na umugisha runaka yahageze umugirire na neza nakayakaho umugisha mu minota 30 idakika 30 marayika bazamutse nawe agenda hari abantu babayeze amayibobo mu nzu y'Imana hariho abawire emiyayi mu jarahanga ugasanga umwaka urashize mu gitabo cy'ijuru ugashanga umwaka gwaho mu gitabo cy'iguru turimo rinda neza ikirenge cyawe ikigeri cyawe kitwareke haleluya amen twe kubera turi ahantu bakunda uburaya cyane nubwo tujya ahantu bakunda gushambana munonga iyo bavuze ngo kuba kugira ngo baraguhamagaye kuri ofisi bakweta aha ofisi umva ubyuka mu gitondo kare kare uri mukasheshe wigira vuba kiramangu wakerewe kiramangu wakererwa mugafata na boda mukafata na boda ukagenda ukurubana n'abana ukirukana n'ibintu wirukanka ukiruka icyo gihe mubyuka saa 10 ukiramba mu mukashayi 10 haleluya amen konka cy'ubusanzwe wagira mu nzu y'Imana wareka mu jarahanga kandi muri byaririmba bipfa mu gusenga yagira mushonga yavuga kushaba ukikurura ukizera ugatangira kwikurura ugatangira kuzana ibitagira umumaro ukareta ibitinde porogaramu ugatangira kujya kumesa ugatangira kwiyegeza ukibuka ko utameshe inifomo ukamenya ngo z'abanyeshuri ukishika kutogeze ukibuka imyenda ko y'abana utatetse igikoma ukaba watekera akahunga ariko uzabona ishyamba aryakareba guterana ukwerekana ko wateranye ukwereka ngo washabire uri kugira ngo ushabire ariko mu gitabo cy'ijuru kuko mu bitanditse gitabo cy'ubwari hanze utarimo aho ntacyo bimaze tubyine mu gasho warangiza waje ukerewe waje ukerererwe waje byibura saa 5 wija saa 5 marayika ajyanye raporo y'abahageze marayika twire raporo aba bashabire mu gutaha mu kugaruka mwuka barangije kubwiriza yamara kwegeza ugafata bakwata barasenze bashaka ugasohoka vuba bakashora amango icyo gihe ntabwo uri mu gitabo cy'ijuru igitabo cyo kutanya butarimo marayika araza kureba raporo y'abateranye aza kushobora gutwara raporo y'abashabire icyo gihe nasanga utarimo yasanga utarimo ntabwo uraba wateranye
n'utashabire hari abantu babaye zamaribo mu nzu y'Imana hariho ababere miyayi mu jarahanga uramenye yirinde uhagarare neza yemerera ki icyo gihe ndi muri byo yerekwa ubwira ngo ndi mukushukurwa nagiye kubona baza kureba mbona umuntu mwari nko mu rugo nari umuntu umwe ryo mu undi ari mu rusengero ndaryo mu cyaci ubonye runaka aratambutse waramwendesha yaza hamagaye runaka uri mu rusengero yiwahita nanka ryo mu cyaci yewe alo umva ngo namubwire Jean Gambire bakamubwira amakuru atariho Jean Gambire amahoro uzi ko gategereje mbonye runaka atambukanye n'umugabo numako nakatanye n'umushinja satani afite amayeri menshi Satani ni uryarya satani afite amakere Satani ni uryarya hagarara neza mu murimo w'Imana yemera mu mugwarahanga hari aho tugera Imana ikatwibuka kubera ko twasize kwikaranga katwibuka ko njya twashabire nkunda kubwira abantu nicyo gambira abantu iyo nakoreye Imana sinaburara kandi ukorera hanga iyo atikoresha nakoreye Imana abana banjye sibabwirwa nakorera hanga iyo nakoreye Imana abana banjye ntibabura sikorofisi nakorera hanga witwa ko basikorofisi nshobora kujya gukorera umuntu bamaze korera umuntu nibura nkajya kumumesera imyenda y'umutwaro kaza kumwogeza imbaga z'umutwaro nirukaho buri munsi kamurika agashishimura wampa igihumbi kuri ayandi ariko situmbera ku mazi zo nukorere buriya ariko iyo wakoreye Imana kuko wakorera hanga igishiraho n'igishize akababaro niwe aratekaho no kukwemeza nako haleluya amen turarya ntiduhinga turarya tukurima haleluya Amen. umusaruro wacu ni ugukorera Imana okusharura kwita no korera hanga niyo mpamvu kora uwo murimo neza ukora umurimo agiyemerera ki uzawuhemberwa nuza gushashurwa Imana itugirire neza Nanga tugisha. Imana iturengere Nanga tuyanga. haleluya ngiye kwandega mu cyara nimba ari umubyeyi sinzi nimba ryo mu nzira nagiye kubona mbona yicaye ahantu arihebye nayo kanara basamira hanga yibaza ku iherezo ry'ubuzima bwe yanatekateka ava amagarage abana ngo rimuyobeye yariko ibintu bishobire ari kumva ngo utangaze reka kugambire ngo ntabwo ari wowe waremewe umuruho yawe utiwe ngo bahandi ntabwo ari wowe bakoshasha waremewe agahinda yawe n'ubusasi nta nubwo uri kwishyura indishyi z'akababaro tine ubusasi nemwe Imana ikugirire ntabwo neza kugirira kumshi niyo mpamvu ukorera Imana nishobora hanga ukorana mwese kora n'amani Imana ikugirire neza ntabwo kumshi nagiye kubona naza kureba ngiye kubona ngiye kwitegereza mbona umuntu ndeba umuntu asa nkaho yagushizeho asa ko wakutireho umwuka w'uruzerero umwoyo w'ubuzengerezi nujya ugera ahangaha byanjye kurekano ya bireme nugera ahangaha byanjye kurekano bya bireme nushaka byanjye uwaronda byange ariko nagiye kubona mbona marayika agukuyeho uwo neza kanara mareka yine yakaho umwoyo w'umubi haleluya Imana ikugirire neza haleluya haleluya Imana igutabare kandi imbabazi z'Imana ziracyariho okusasa kubwarahanga ucyareho ukije reka twirukire mu ijambo reka ry'Imana tuzakigambo cyarahanga tugiye gusoma ijambo ry'Imana abakushaka ikigambo cyarahanga biri muri Matayo 26 umurongo waho akanyiriri wa 39 39 ni umurongo umwe gusa n'akanyiriri kamuko iryo jambo riri kumfasha muri ino minsi ikigambo cyo kinyamba munonga haleluya amen baravuga ngo yigira imbere ho gato arunama arasenga ati data niba bishoboka iki gikombe kindenge haleluya ariko bye kuba uko njyewe nshaka ahubwo bibe uko wowe ushaka twakire neza ijambo ry'Imana haleluya Matayo 26 39 haleluya Yesu nawe hari umubabaro yaciye Yesu akara mu busasi ntabwo ari wowe uri guca mu mubabaro turi wenyine gukora mu busasi wenka nta nubwo ari wowe uri guca mu bikakaye wenyine turi gukora mu bigangire wenka hari aho yageze aho yahikire biramunanira aho natwe tugera bikatunanira kandi tukabikare tugatangira kwitotomba batareka kwitomboye tugatangira kuvuga byinshi batareka kugambuka tugatangira kuvuga mana
bagamba mukavuga tunaga we yaravuze ati data akagira ati data niba bishoboka ko kirabaswe igikombe kikindagaho byakuba uko nshaka bitanga uko ndenda kandi nawe byo kuba uko ushaka niwe bitanga kuko uri kwenda ahubwo bibe uko ushaka kureka yewe kuko ari kwenda we. haleluya Amen. haleluya Amen. haleluya Amen. haleluya Amen. ngo byakuba uko nshaka Bizaba kuko ndenda ahubwo bibe uko ishaka bibe kuko ari kwenda. igikombe uri kunyweraho Yesu Igikopo akikubwira icyo kunywa Yesu akikurabyeho. hari igikombe utashobora kwituraho Hari igikopo kitari kwaza kwihaho. hari igikombe imiryango iterana kikananirana Hari igikopo amakanya ufite amakikanga kikarema. hari igikombe inshuti ziterana kikananirana Hari igikopo nyine barafite amabati kikarema. hari igikombe kitajya cyemera n'amafaranga Hari igikopo kizakwikizwa n'isente. ugishyiramo amafaranga kikanga Utema n'isente byanga. kiba gisaba imbaraga zima Kiba kiri kwenda mani garahanga. haleluya Amen. amen amen icyo gikombe Yesu akikurenze mu izina Igikope cyo mukama wita kikurabyeho mu izina rye. Imana Kiranga mukama wita. Rahanga twumvishe. Imana ihindura ibihe Rahanga hindura acutse ibihe. Imana ikora imirimo n'ibitangaza Rahanga gukora ibyamagere byo kurebera. ihindura ibihe aha hantu Acutse hanta. haleluya Amen. haleluya haleluya Amen. haleluya Amen. Yesu ahindura ibihe aha hantu Mukama wita ahindure acutse buri kintu cyose akacuka gacuka. amina Amen. katwongere dusome Yesaya Reka tuze sayi. 52 5 n'ibiri. murongo waho wa karindwi Akanyiri kamushanje. kadusome mu izina rya Yesu Katushome. erega ibirenge byuzanye inkuru nziza ni byiza haleluya Amen. ibirenge byuzanye ikiyemwe Ibigere bya leta amahuru n'amaronji. nubwo ubabaye ngo hari ibirenge bizanye iki Nubwo ushashira hariho ibigere bireza nubwo amahoro hari n'amaronji. ibikuremereye ngo hari ibirenge bizanye iki Nubwo hariho bikuremera hariho ibigere bireza ibirunji. inkuru nziza Amahoro agabona. ibyo birenge bigera iwawe Ibyo bigere bigere wawe. ibyo birenge bigere mu byawe Ibyo bigere biri wawe bikana mu byawe byose. ibyo Yesu agezemo birakunda Yesu yakamuni byane aho Yesu birakoze. yageze byananiranye birashoboka Aya mukama witare kwika bikurema yageze nikikorerwa. kwa Lazaro Kakiri wa Lazaro. Lazaro yanutse Lazaro kayanukire yashize. avuga ngo ntibishoboka Barangira ngo turi kubasika. uyu nguyu ari kuturusha Ubwo nateganisa. haleluya Amen. ngo Yesu yarahageze Yesu akahikaho arangije arababwira ati akire yagamba ngo ati nimukureho iki gitabo yajya ati mweho ibare. haleluya Amen. ngo nimugikureho Yagiye mu kiheho. batangira kwimyoza Batereka kugambuka. baravuga ngo Bagira ati ariko si umuntu umaze iminsi ine umuntu wamara ibiro binama. barokore basaze Yaba uko bakashara. uri kumva akiri muzima Uba cyahurire. aho ngaho icyo gihe habaye urugamba Akaburugamba. abari bari gukina amakarita bashyira hasi Abantu bakina amakarita bakuzana reka bagakama. njye kureba umuntu ugiye gukuraho igitare Reka tuze umuntu wanakuyeho urukiri ruryohegura ya Lazaro. haleluya Amen. abari bari kumva inzoga we Abantu muko inyamarwa mwishe murebe. muze Murugayo. muze we Murugayo. ngo bagiye gukuraho igitare Abantu kwibare. ngo wa muntu umaze iminsi napfuye Wa muntu yamara ibiro bagiye binafire. gukuraho igitare Wanda kwikibare. ngo yanutse Ukire. ngo muze Mwishe murebe. ngo muze turebe Aha, katurebe. muze turebe Katurebe. nk'uko nawe ugera mu gihe ubwo we turagufite Yumva urira tukwine. haleluya Amen. haleluya Amen. uravuga ngo muze turebe Mwishe turebe. umva we batangira kunoshana Abataka Yesu kushaka. aravuga ati Yagira ati. tidata nzi ko usanzwe unyumva Yagira ati tata mukama wanjye ukuriraga. ku bw'aba bantu bagusa Aba bantu tubagitoreye. ndagusabye wigaragaze Zenda kurire. ahamagara Lazaro inshuro ya mbere Akatarana n'ubundi bwaka bwo kubana. twarabivuze Ha, tukabigamba. umva twarabivuze Tukabigamba. twarahosaga Uriko n'abararu. kuko ari kubona ko byashoboka Kwako kirabasika. Umuntu akanuka kare. Umuntu w'ikihwire. Bikawa kare. Ono cyo mu mukongo. Ibineki. Abarakore n'abagwirana. ahamagara Lazaro kagenda Akatarana n'ubundi
amahurire mwa abakameramani nabo bahita bahaza bakameramani bakabinyusha ntabwo bagitwareje. haleluya Amen. umva we Buramwa naye ngo asabwa makaye ubwa yamamaga urundi rwa kabiri bishije yitaba yitaba ngo igihe bari bari mu byiza ko burakarabano urundi kakabe karyaha babonye bageze mu bibi ko yarebeye ka mushasha yise umwami w'abami ngo n'umugabo w'abagabo bavuga ngo akize ngo atabishobora niyo mpamvu yabakwebye yashombe yabishakira abasiga muri kiriya kibazo yabasiga mu hari igihe musasa Yesu agusiga mu ari kibazo ukwezi guteka mu atari musasa uko yananiwe kukureba cyo kugira ngo ari narebe uko Yesu agusiga mu kibazo ari ukwezi guteka ari mu ukugira kizima imirimo y'Imana kugira ngo imirimo yabaze gukorwa. haleluya Amen. arangije aramuhamagara bwa gatatu Ageze ngo tumurike ati Lazaro we ngo ati karame yagira ngo wanji. haleluya Amen. imirimo y'Imana igaragarira muri imirimo yarahanga igaragara muri we. haleluya Amen. umurimo twabaye na Lazaro wowe nubwo abakarazara ibyiringiro biracyahari ukwizerwa hari ijambo rijya rikunda kumva nta kigambo cy'ukumva ngo ni Imana ishoboye byose nirahanga kubasha byona ntabwo ari amafaranga ashoboye byose isente zikubikora nubwo waba ufite imitungo niba kubona isente akamiliyoni ntabwo ari yo bishoboye tuze kubasa ngo ni Imana ishoboye rahanga no kubasa byose Imana ibasha kuzura ibyamutse basa kuzora ibipfire ibasha kuzura abapfuye nirahanga uri kuzora abapfire ushobora kugira amafaranga yawe ukayatanga wapfuye urabasha kuba yine sente zawe ukazajya kuba kukapfa ahubwo iyo bapfuye ubifite koka kuri kufobyine ndaza nkafata icya mbere deja kwatsi yo kubanza n'undi nawe akareba igikomeye n'undi nakareba icyamani kubera ko biba byarangiye aka kiba cyahwire uba wageze ahaceceka ako uhurikira kunama ariko Yesu we konta Yesu iyo ahageze birashoboka kakwikaho iyo ahageze birakunda kakwija byona birakorwa. haleluya Amen. nubwo uri ku musozi wa Gire nubwo uryarushaho ikore iki humura yafashe kukurengera sara mukamarija kuyamba. Amen. Amen. Imana itugirire neza ngo hari ibirenge byuzanye inkuru hariho ibigeri biresera amahoro y'amaronji ntabwo ari ibirenge byuje kukubwira amagambo y'amazima tibigeri biresera urugambo ahubwo nuzanye inkuru yo kukubwira kureka nuresera ikigambo cyo kuhumuriza. Imana itugirire neza kadukomeze reka twegereye ngo ni byiza mu misozi akamamaza iby'amahoro haleluya Amen. azanye ibyamamaza iki aresere ibyo kugamba iby'ubusinzi nubwo hari ibikuremereye nubwo hariho ibikuremeye nubwo hari ibikubabaje nubwo hari kugusaza nubwo hari ibikurya nubwo hari kukuruma ngo azanye iby'amahoro aresere ibyo businzi ntabwo azanye ngo mama Joshua yabwiye gutya si ya leta ngo mama byasho yagamba urugambo ntabwo azanye ngo mama pasiteri yabwiye gutya si ya leta ngo mama pasiteri yagamba ati kuko iyo agiye kurwana bari kuzakwibutsa urugamba ntabwo arwanisha inkuru takurwaniza umuntu ndetse n'ibibindi n'amakondera si ngombwa takureta inanga n'ibivuga ngo tukwije hariwe ararwana akanesha kubera ko ari Imana we y'Imana kakwije narwana hangura kuba n'uruhanga w'amahanga Imana itumva amabwiriza n'uruhanga utakura urugambo kubera ko yumva amabwiriza hako yahura urugambo ntabwo yaturengera takatuyamba abaturega ni benshi abakutabara ni bingi abatifuza ko agera iwacu ni benshi abatakora ngo akibutu n'uwinji ari Imana imanza kubaza rahanga yabasha kubuza wajya kubaza mama mushumba waza kubuza mucyara pasiteri akavuga yewe akagira ngo ishi kwa mama Joshua bamadesha bameze neza mbere barije bararya barya barahaga bariguta umva buriya suriya wamumarira urasuka mugasira umva uriya ntacyo abuze uratira icyo buzirwe ariko ni Imana itarya ruswa umurahanga utakurya buzi icyo mukundira niyumva icyo amabwiriza bikumusima atakuri urugambo ushobora kugira ikibazo waza kugira inshonga ukajya gutanga ruswa ukabakoreza anguzi kandi bakaguca inyuma kandi bakakureba inyuma bakakumvira ubusa bakakurira busha ariko iyo wegeye Yesu konka kukwikana bakakurira busha. azanye inkuru nziza sore ya leta amahoro y'amaronji amagara gawe azanye inkuru y'amahoro ya leta amahurire rw'ubusinzi ntabwo azanye inkuru ivuye kwa Mujomba iti ya leta amahoro gari kurwuma mu gihugu ntabwo kuri azanye inkuru ivuye
isi ya leta amahoro garuka rw'ubashangazi nakazanye inkuru ko bagiye kukwima imitungo isi ya leta amahoro kwima ubugaga ahubwo sinye inkuru y'amahoro kure karesire amahoro rw'ubusige Imana itugirire neza haleluya reka dusome turakize reka dushome tumare akamamaza iby'agakiza akabwira Isiyoni ati Imana yawe iri ku ngoma haleluya Imana yawe iri hehe rahangore kanyangoma ni Imana ntabwo igivunjwa rahanga tewa kumuhindiza ushobora kujya gusaba eshanje baza kuza kuza kuhindiza ariko Yesu wacu ntabwo ajya avunjwa Yesu wicu tewa kumuhindiza Yesu wacu yageze ahantu byananiranye birakunda mukama watika kwikiwe ahabiremire byana byinjiza bikorwa hari igihe agera mu muryango harwo kwikabubika umuryango warananiranye ekika kikarema warabaye nk'ikivumwe ku musozi kikaba kicyo bakenye rwa rushozi umusozi warateranye urushozi rwana rukasitama bikananirwa iby'uwo muryango icyo kika kikarema ariko Yesu yahageze birashoboka ko kazi kakwikaho byona bibasika kuko yageze kwa Lazaro koko ikintu warazaraboneka basika Imana itugirire neza Imana idutabara nanga tuyambe Imana nziza rehanga wamazina Imana ishoboye ranga uko bakabyona Imana itabara ranga utari uri gukora Imana ihindurira ranga uracutse bigacuka Imana ikugirire neza ranga kugirira iki Bonye Imana igukuyeho umwuka w'ubupfu ranga yakuyeho umwe wo gupfa wakira kubaho ayakira kutuha ibyo byose wakira kubaho akira kutuha ibyo byose Imana ikugirire neza ranga kugirira iki mbonye Imana iguhaye amafaranga wifuza ranga kwira senti ziri kwenda igukuyeho umwuka w'ubupfu yakwaho umwe wo kuboro hari igihe abantu bakureba abantu bakureba ariko hari ibikubabaje muri hari ukusasa hariwe ndikumva ijwi rimbwiye nipira kari kungangira Imana ije gutabara iza kuyamba ariko ugire kubabarira ko kugira kusasa umuhumuro ishoboye byose wowe uranga kubasa ije byose guhindura ibihe ayizira gucutsa ko ibigiro wisanze umubi gutubuye usanga wisanga utarabigambiriye usanga utarakikozere wakire no kuzahava bigutuye akira n'ubundi kuza kugaho wakira nawe ubutabazi akira ubutabazi wakira ikindi gihugu ko kujya hanze Kuza mu isi yaciye izo nzira atebera umuhanda umurije guhindura ibihe yaza hari gucutsa ibisa nk'ibyasinziriye ku buzima hari ibisa bwawe nk'ibihungira hanze ariko humura Yesu aje ati kukugirira neza byasisemuka mbonye ufite ikibazo cy'inyatsi reba yene ukora ku shonga mafaranga akaguca ku myanya ukwate y'intoki sensi kora umugabo wakora ku kintu bakwatakira kigasohorera mu bibazo sikashora mu ariko shonga abonye marayika aje Dewe marayika ya kuyamba urutaro intambara ntabwo urutaro rutwabira ariko abonye marayika kwapane marayika ya kuyamba kubona kandi sore tanzania umwagwe rusingi umuryango wawe mu kikacara ndikumva ikorasi ivuga ngo Imana Imana iyo ivuze baho urangajya mu baho ajya ngo turaho ngo kandi ijambo ryayo rirarema ikigambo cyacu kandi ije kikaza kuguha agakiza yizera kweza kujuma kuyasa kandi Imana kurengera kananga kuyamba mbonye hari umuhanda Yesu dewe hanga tumwana mbonye hari igihe ukora imihanda ariko mbonye marayika dewe marayika ize kurikira aze marayika takara kakukutsemo n'akazi haze ariyandize ukuye akagezi ikizira ayizira kisha cyose abe mkwanga konkatira umuhanda kukizi ibyo kora Imana ibane nawe nawe ngiye kubona niwe naza kureba mbona marayika marayika agukuye ahantu mu ruzitiro yakwa ahantu mu wari kago usa nkaho uhafungiye wari antu mu kugira kigo ngo uhikure kugira ngo urugo bya kigumere ariko mbonye marayika agukuye muri ako konkatira marayika ize yakwa kandi hagati mu kigo mbonye reba anagatwitse reba yakotse akongera kukajyamo ntashobora kugatera ibibazo ngo kurya bigize gutya oyakwangire biti ukarya bigize gutya ukarya uruhire Imana ibikuye ibyihireho reka bitubireke iyo nicaye mu mwanya wo guhanura hano rwego ku bwakwira nataha mu bwere bw'ubunani barasapika mu bibazo haleluya twasenga buri wese twashaba buri muntu wenda nkamusengera akamushabira ariko nanjye mfite umurimo ndi bugeho ku mugoroba nanye nyine umuntu ubona ndazokora ahubwo byazasaba tukaza mu masengesho kwereka byawe wenda tuze mu kushaba tukazagaruka tugaruke byibura tugakorana amasengesho ninga tugakora kushaba tugasenga
tukashawubwira buringwa tutari kwiruka munonga Imana itugirire neza kama tugirire Imana itutabare ranga tuyambe ngo reka guhangayikishwa n'abana reka kwemera imitima y'abana ranga temera umuhanda akuye mu maboko yawe akora umuhanda akuye mu biganza by'Imana akagawa ngo ntabwo uwo yambukije igihugu aho yambukije kugahera ayambuka n'ibindi ngo kandi wakira inkuru nziza akira amahoro agarujyayo wakira amahoro mu buzima kera kandi usinde Imana ikuye urupfu iyi urupfu rwawe ranga yahapfa umuka yawe Imana itugirire neza ni Imana ihindura ibihe mbonye uyu mwana azaba umukozi w'Imana ukomeye ubwo mwana adakora umukozi wa hanze akomeye ajya akora hanze ugira buringo burundu ajyamukoze n'ibihugu bizamuye zijyamukoze azaza yurije ajya ajyamukoze uri kujyana iyo ukongo kuko bari ukongo akagaruka aha ngaha akagaruka muri uyu mwanya haleluya Imana imuha umugisha ranga kuwuca kuko abonye marayika amushize inyenyeri mu narebe kamutereka n'abazabisha hamwe neza ngo kubera ko mu kuvuka kwe uwo mu kuzagwa uyu kwe mwana yavutse ari umunyamasezerano akazaza n'umwana adagana ngo ni umwana uzaba ukomeye n'umwana agumire ngo nubwo satani amuhiga nubwo sitara ku murongo ariko azaba umunyamugisha Konga n'umuntu. Imana imurengere Imana imurengere Imana imutabare nawe numvise ijwi riri kumbwira ngo nuba hafi y'Imana Rakaryana kuri Imana abeho inama izakubakira Rakaryakunda cyane ubuzima urimo amagara kuri sibwo buzima bwawe Sibwo amagara Imana bwawe. ije guhindura yaza kwandura amagara ngo yawe kandi uhumure kandi ni isoro itakinde umubyeyi uyu ni ngo ni umubyeyi Imana ifasha dore hambura kwasa batinde basa banga hari kwica igihe wibaza iherezo haruguru ry'ubuzima kutekateka bwawe amagara yawe bikakuyobera Bigakushobera. ariko akiri iherezo ryiza asira kandi uzagira urugo ruzaba kandi uriza kugira kubonera itaha ndabona ufite umugisha wo kuzakora ubukwe ndeba ine muco wakora rero ingano ibihe byo gusenga yongeramo kushaka satani kongera amagara yakukunyaga uwo mugisha sitana reka kuyaga yo kubona mbona marayika guhanagura amarira nareba yakusangura amazina Yesu aje guhindura ibi aze kwindura Imana ije agira kugaragaza mu buzima gucutsa bwawe amagara agawe ugahindura ko ari ngo kure kandi ije kurema kandi ziraguhanga ibidafatika ibishize mu bifatika ibitakwasanye atekera gufata Imana ikugirire neza ntabwo akwiriye Imana ikurinze kuzagwa mu butayu ntabwo akurinze kuzagwa mu rushozi akira tuyanze hari umwuzukuru wawe Imana irengeye hari umwuzukuru wawe uwo ranga yayamba Imana iramutabaye yamuyamba umwuzukuru wa kane umwuzukuru wa kane Imana ikuyeho urupfu kuri we imweho urukufa yari apfuye bitunguranye yayayamvo abagize atanarwaye atambwire ngo ariko akiri ubutaka ko akira kuyamba kubera ko wageze imbere y'Imana aho ikagushigaje Imana ikugirire neza ntabwo akugirire Imana ikuye impanuka ku buzima bwawe ranga yagize ntabwo Wirinze agaragara kuba ikintu ukiri muto ayaho akira kubaka no gutuza muri wowe no gucurera muri we humura Imana ibaciriye inzira humura nubwo ntabwo bikomeye mu rugo nubwo bikomeye mu rugo Yesu aragabuye Nubwo Yesu aragabuye. abakoreye Imana ntabwo ngo arahanga yicwe n'inzara Yicwe n'inzara. Imana iturengere Amen. ngo nawe humura Niwe humura. Imana irakwambitse ntabwo nakujera yambitse n'abana bawe Ajekere n'abana. abantu bakurebera mu gihe abantu bakora ariko mu kubwira gihe kizaza kuvuga bukwije Kristo arahinduye ese Imana nakwiza ikurengere Amen. haleluya Amen. Yesu adutabare Amen. nawe ngiye kubona niwe nareba ngiye kubona nareba mbona ndeba ufite impano y'inzozi oyi ni cyonshi cyo kurota ariko satani yarakunyase konka kakunyaga kare inzozi zawe ntizisobanutse ziri kubasika ni kurebe ukurota iby'imiruho norota ibyo ariko aguhaye ibyo marayika kwereka isobanura inzozi zawe amareka yiga kushoku kuyamba ibyawe byose iki humura Imana itanze amahoro muri yagira wowe ntusorera ikugujije amahoro arakizi ikikuzi humura aratabaye kuba yakuyamba Imana ikurengere ntabwo akuyamba Imana igushaka mu murimo wayo nanga nakora ndambona mugwe uzagirirwa neza nuba mu murimo w'Imana nanga nakora ajya kuri ndambona mugwe gerageza gezaho ijambo ry'Imana riravuga ngo ikigambo kiragira Gideyoni we giteye we genda uko imbaraga zawe genda uko zingana amani gari kwingana genda uko zingana ari genda uko amani kwikorera gari kwingana uko Imana ikugirire nanga neza kuyambe Imana igutabare nanga kuyambe ngo nawe humura niwe sore Imana humura izabana nawe nanga turaniwe igukorere
yakuyeho umwuka w'umuruho yakwaho umwoyo go kwinde akira gutabazwa akiga kuyamba. haleluya amina Yesu akugirire neza Mukama kugirire umuraje guhindura ubuzima bwawe yasizire kuhindura amagaragara abazagukomokaho n'abanyamugisha abo kuzakurwaho n'abanyamugisha kora umurimo wanjye kora umurimo gwawe hamwe zibura ujye uzinduka kuzi mukere utarebye kuri pasiteri utarari pastor utarebye kuri runaka utarari nanka icyo kintu ugiye kuzagihemberwa icyo naza kushashurira imana izakikwibukiraho naza kwijuka garura ibihe byawe nk'ibyakera leta bwire bwawe buramo reka kuba intege nkeya amani make garugemo imana nicyo ishaka yanga kukwibukiraho kwenda kwishikiraho nawe urakora bikanga ni urakora bikanga ariko mbonye marayika agufasha nambaye kakwasira aguhaye n'inkoni ngo akwire wicume ko niyo nubwo byanze nubwo bikora akira gutabara akiva kuyambura kandi tugirire yanga kugirire haleluya imana ikurengere yanga kuyambura imana ikurinze kurwara umutwe udakira yanga kuyamba kuyo mutwe ubutakira imana ikurinze kuba umusazi yanga yakuma kuba umuraro imana iragutabaye yanga yakuyamba hari igihe bikurenga ugashaka no kwivugisha kwijukenda kwigambisa ibigambo ariko ntabwo ari wowe waremewe agahinda si wowe wahanjye umva ngo utangarize ngo hari ubutabazi reka kankuhereze hariho ngo kuyambwa kandi akira icyo gukora gifatika kwatuma umurimo wo kwasika imana ikugirire neza yanga umugisha haleluya uyu mwana nawe mbonye arinzwe nara umwana wo nawe bamurinze imana imurinze kurogwa arinzwe kurogwa imana imuhaye kubaho yanga makuturaho kubera ko ni umunyamugisha akora umugisha aziga aryashoma azakomera aryaguma azaba umugisha aryawumugisha nubwo umubyeyi wababaye nubwo muzira n'ubusasi nubwo afite ibibazo nubwo ine inshonga zitari zimwe ngo amaboko y'imana aracyahari igikomere hanga icyariho uwo niwe uzagufata intege ubwo niho kwiba kwata amana uwo azakwicazanya n'abakomeye ubwo niho kwiba gusamusa n'ibikomangoma regera ibihe byo gusenga mureke intege nke bantu b'imana amasengesho abe menshi muri mwe imana igitwibukira ku masengesho twasenze ntabwo wasenga imana ngo wicwe n'inzara